Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri mu Rwanda. Nizere ko umeze neza, abatameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Ntabwo ariko bizahora nshuti yanjye, ntabwo ariko bizahora. Nkunda kubikubwira, komera shikama, Imana ntabwo igihana abayo. Ndagira ngo ngutangarize ko niba ubuze uzagira, ariko niba ufite nawe ntiwirare cyangwa ngo wishyire hejuru, burya wakwisanga nawe wabuze. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo mujye mubana n'abantu bose amahoro, kandi nanone nkubwira ngo ntukirate cyane cyane umubiri cyangwa se ubutunzi, uko bwaje bushobora no kugenda ndetse n'umubiri ushobora kuguhinduka bigutunguye. Bityo rero njya nkunda kukubwira ngo jya umenya kubana na bagenzi bawe, jya umenya kubana na sosiyete. Bityo rero bizagufasha guhora utuje cyangwa se wifitiye amahoro. Rero ubabaye ku bw'uburwayi cyangwa se ku bw'ibibazo uri kugenda uhura nabyo, kugira ngo ngutangarize ko atari ko bizahora. Nabikubwiye siko bizahora. Rero komera, Imana ntabwo igihana abayo. Tugiye kuganira ku muti utangaje. Abantu benshi bakunze kujya basuzugura imiti, bakavuga ati ibi se sinsanzwe mbizi. Urabizi ariko ntabwo uzi uburyo ki bikoreshwa, ntabwo uzi akamaro bikumariye. Burya ntabwo uzi, burya unamenye akamaro bikumariye wabikoresha cyane cyangwa se ukabikora muri ubwo buryo tuba turi kubikubwira. Kuri ubu ngubu rero tugiye kwiganira ku kijumba. Tugiye kwiganira ku kijumba. Abantu bose turakizi, switi patato turakizi. Nta muntu numva utazi ikijumba, sibyo? Cyane ko mba nanabishyize ku ifoto ngo mujye mubireba. Ariko ikijumba burya ni umuti ku rwego sinzi ukuntu nyine nabikubwiramo, ntabwo nzi uburyo ki nabikubwiramo, gusa ndagerageza nkubwire. Dore mba nanditse kugira ngo hatagira na kansora cyangwa se nkibagirwa, kubera kuba ndi kuvuga nta bindi ndimo, wenda ugasanga hari akantu kancitse. Niyo mpamvu ntushyira ku murongo kugira ngo ntagira ibyo nkubeshyaho cyangwa se ntagira ibyo nkubwiraho nabi. Rero nshuti zanjye, ikijumba niba utajya kugikoresha, ntabwo ibijumba ari iby'abakene, ntabwo ibijumba ari iby'abatindi. Ibijumba wakubwira cyangwa se aka kanya ngiye kukubwira, numenya umumaro wabyo, ndakurahiye. Niba ufite isambu uratangira ubihinge, niba kandi utayifite ntabwo uzajya ujya ku isoko ngo wigurire imiceri gusa na kawunga, uzajya ugerageza ushyiremo n'ikijumba. Reka duhere ku kamaro k'ibijumba. Akamaro k'ibijumba ka mbere ni uko ni ku budahangarwa. Ibijumba bikize kuri beta karotene, sibyo? Izwiho kwirukana uburozi mu mubiri. Harimo kandi ubutare, fosifore, bikaba bizwiho kurinda indwara umubiri ziterwa na za mikorobe. Murumva ko rero ibi byose bituma umubiri ugira ubudahangarwa. Kandi nanone mu kijumba habamo cyangwa se kirinda ububyimbirwe, haba imbere cyangwa inyuma, kubera imyunyungugu za manyeziyumu zirimo, iboneka rero mu kijumba, ndetse na vitamine C. Bivura kubyimbirwa haba imbere nk'uko nabibabwiye cyangwa se inyuma. Uragenda usobanukirwa ibintu byinshi ku kijumba. Harimo akamaro k'ikijumba nanone, ikijumba gihangana na asima. Abantu bakunze kurwara asima, abantu bakunze kurwara ibihaha, burya ibijumba bizwiho gufungura amazuru, ndetse bikaba byiza cyane ku bantu bafite ikibazo cy'ibihaha. Bituma ibihaha byawe bikora neza, sibyo? Niyo mpamvu rero ikijumba ari ingirakamaro kuri wowe urwaye asima, kuko burya gihangana n'ubwo burwayi bwa asima. Ndetse kandi uretse n'ibyo ngibyo, ikijumba gihangana na kanseri, cyane cyane izo mu nda, zifata inyama zo mu nda, nk'igifu, umwijima, impyiko, prostate, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo?
ndetse n'urura runini. Kubera iyi beta carotene izwiho cyangwa se iri mu kijumba, izwiho kurinda kanseri no gusohora imyanda mu mubiri. Iyo ifatanyije na vitamine C bituma umubiri uhangana na kanseri zinyuranye nk'izo nababwiye, ugasanga umuntu yarwaye kanseri y'igifu, ugasanga umuntu yarwaye kanseri y'impyiko cyangwa se yarwaye kanseri ku mwijima, ugasanga yarwaye kanseri y'urura runini. Ndagira ngo nguhumurize nkubwira ngo ni ukuri kanseri yawe yakira, burya byagenda neza ukoresheje umutobe w'ikijumba. Ukoresheje umutobe w'ikijumba ndakubwira uko ugomba kuwutegura, ariko nshuti yanjye ntugapinge. Mu miti tubona yoroheje, mu miti dushobora kwita ko ari iy'abakene, harimo imiti irenze cyane iriya iba mu nganda. Mbisubiyemo kuko hari abantu benshi bazahuwe n'imiti rwose yoroheje tubona. Nababwiye ko Imana yafashe ibintu tubona hafi aha ngo bijye bitugoboka, bishatse kwerekana ko amagara atagurwa amagana, ahubwo rwose no mu byoroheje dushobora gusangamo urukundo rw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro yo yaremye ibijumba. Ni ukuri, ni ukuri, ni ukuri, muntu utazi uburyo ikijumba ari cyiza, tegereza wumve. Ku bantu bafite uburemba, kurya cyangwa se kunywa umutobe w'ibijumba ni ingenzi cyane. Hari abantu bafite ibibazo by'imyororokere, fertility problem, baba bifitiye ibibazo by'imyororokere, imisemburo itaringaniye, intanga zidafashije, ibintu nk'ibyo nshuti zanjye, niwumva uburyo ki bateguramo uyu mutobe w'ikijumba. Nakubwiye ngo niba ufite isambu uratangira wige uburyo ki wabihingamo. Ndagira ngo nkutangarize ko nujya ku isoko uzajya ureba ikijumba ugashima Imana yakiremye, numara kumva akamaro bigize. Nanone nk'uko nababwiye, kubera yuko habamo zino beta carotene, ndetse iki kijumba kikaba cyagufasha gushyira imisemburo kuri gahunda. Ba bantu bambwira ngo mfite imisemburo mike, abandi bati twagiye kwa muganga badusangana imisemburo myinshi. Ndagira ngo ngutangarize ko ikijumba, umutobe w'ikijumba ushobora kukuzahura ugashyira imisemburo yawe kuri gahunda. Ikijumba rero gikungahaye kuri beta carotene nk'uko nahoze mbivuga, rero inafasha umubiri gukora umusemburo wa progesterone, ndetse hakaba harimo na B6 cyangwa B6 izwiho gufasha imisemburo kujya ku murongo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niba ufite imirongo myinshi, niba ufite imisemburo myinshi cyangwa se imisemburo mike, ikijumba cye cyangwa se umutobe wacyo uzagufasha gushyira imisemburo yawe kuri gahunda. Ibi byo rero uzabikoresha ute? Uzabikoresha unywa umutobe, ndaza kukubwira, nibura iminsi 30 kugeza kuri 60. Urumva ni amezi 2. Ariko wasubira kwa muganga bakakubwira ngo harya wigeze urwara ibingibi, wigeze urwara ibingibi, wigeze urwara kanseri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kanseri y'igifu, hari abantu bavuga ngo iyo umuntu yatatswe na kanseri, nanjye kera niko najyaga mbyibaza, ariko disi Imana yashyize imbaraga zitangaje mu miti yoroheje ushobora kubona hafi yawe. Nta muntu uzitwaza ngo yabuze amafaranga yo kwivuza, cyane ko rwose Imana yaduhaye imiti, ahubwo abantu bishwe no kutamenya. Kanseri y'igifu, hari abantu banyandikiye bambwira ngo barwaye amakanseri y'igifu. Ba hafi rero, nizere kuri hafi. Kunywa umutobe w'ikijumba nibura mililitiro 100 kugeza kuri mililitiro 150, ukazipima. Muzajye mugura iminzani cyangwa mugereranye, sibyo? Ntimukambaze ngo ubwo ngo mililitiro zingana gute. Zingana gutyo nk'uko nabikubwiye, 100 kugeza ku 150, ukabinywa 2 ku munsi. Ibi rwose bikiza kanseri
y'igifu. Ndaza kukubwira nyuma uko utegurwa. Umutobe w'ikijumba ufasha igifu kirwaye ibisebe. Ba bantu bumva bafite ibisebe barwara mu nda, wajya kwa muganga bakakubwira bati rero warwaye ibisebe mu nda. Umutobe w'ikijumba wakuzahura ukongera ukagira igifu gikora neza kandi kidafite ibisebe. Ndetse kandi ikindi, mwari muzi ko ku bantu barwara urwagashya iki kijumba nacyo gishobora kubafasha gusukura amara. Nabyo uyu mutobe w'ikijumba hari igihe ushobora kuvuga ngo ndabihorera ngo ibiki n'ibiki. Nakubwiye umutobe noneho sasa tujye kwivurisha umutobe. Gusukura amara, kugabanya acide mu gifu. Mwa bantu mwe muhora mumbwira ngo tugira acide mu gifu, umutobe uzagufasha no gutanga imbaraga mu mubiri. Niyo mpamvu nkubwiye ngo menya uko uyu mutobe utegurwa, hanyuma umenye uburyo ki ugomba kwirinda. Ni gute rero uyu mutobe twawutegura? Niba tumaze kumenya ko ushobora kutuvura ibintu byose nakubwiye haruguru, ni gute tuwutegure? Ibijumba ntabwo ari ibyo ari byo byose ubonye. Ikijumba hari ibiba bisa umweru, ntabwo ari byo nkubwiye. Ngiye nkubwiye cya kijumba gisa umuhondo mo imbere, sibyo? Cyangwa se kikaba kinasa umuhondo inyuma ariko n'imbere ari umuhondo. Kiba cyiganjemo iyi beta carotene, sibyo? Noneho uragifata ukagikataguramo uduce duce, ukagishyira muri blender, noneho ugashyiramo amazi atetse birumvikana, adashyushye, akonje rwose. Noneho warangiza ukabisya, warangiza kubisya ugakamura, noneho umutobe uvuyemo ukanywa izo mililitiro nakubwiye, kuva ku 100 kugeza kuri 50, ku 150, sorry. Noneho ukabinywa iminsi 30 kugeza ku minsi 60, ugasubira kwa muganga bakakubwira. Niba baragusanzemo ikibazo cy'imisemburo myinshi, bazasanga yaramanutse iri ku kigero cyiza. Niba baragusanzemo imisemburo iri ku kigero kiri hasi, bazasanga yarazamutse, ibintu bimeze neza. Niba baragusanganye ikibazo cy'uburemba, bazasanga ibintu nawe uzabyibonaho. Ikijumba cyonyine gikoze umuti ukomeye. Ushobora kubirya. Kandi nanone ku bantu bakunze kubabara mu gihe cy'ukwezi kwabo, burya ibijumba iyo uri kubirya uri mu kwezi, ndagira ngo ngutangarize ko udashobora kumva uburibwe. Ni byiza rero ibi rero ukabyongeraho kurya mu gitondo na ku manywa, ukirinda kuba warya ibiryo bya nijoro nyine ukuzuza igifu, kuko byagaragaye ko kwirinda kurya ibiryo bya nijoro nabyo ari umuti ubwawo. Niyo mpamvu inshuti yanjye nkubwira ngo ibi ngibi ukabikora, ndetse ukanirinda ibi nkubwiye. Ndetse ikindi, mbere yo kurya habura isaha ngo urye ibyo kurya bya mu gitondo cyangwa se bya ku manywa, ukanywa amazi, bizagufasha cyane. Ntabwo bisubiramo byo kuvuga ngo urye imboga n'imbuto, byo ni ibintu bisanzwe bizwi ko tugomba kujya turya imboga n'imbuto, indyo yuzuye, sibyo? Ikindi kandi, kurarana inzara idakabije nawo ni umuti, kuko byanagaragaye ko nibura umuntu agiye yiyiriza rimwe mu cyumweru, akiyiriza akirirwa umunsi atariye, ari umuti mwiza. Bituma umubiri ufata imbaraga zo kuba zakora mu gihe kizaza cyangwa mu gihe cy'ejo hazaza, kubera ko nyine uba wawuhaye umunsi nawo ukagira gute, ugakora ibyo ugomba gukora udahoreye ibiryo. Ibi bintu nkubwiye genda ubikoreshe inshuti yanjye. Niba ufite ibibazo byose twagiye tuvuga, ni ukuri uzagaruka ushima. Reka nishimirire Imana yaremye ibijumba kugira ngo tubirye nk'ifunguro ku bantu bashaka kongera ibiryo, cyangwa se bazahutse, cyangwa se bamaze iminsi barwaye, baba bakeneye kurya ibijumba kugira ngo bibongeremo agasukari, bityo umubiri ukore vuba. Ikindi, ku bana bagiye gufata ifashabere, ni byiza kubahereza ikijumba, ndetse ariko ntukibahe ngo bagikacange cyangwa uyu mutobe, ahubwo ukagisya cyahiye, ukakinomba cyangwa se ukakiburendinga. Ushobora kubivanga n'ibindi biryo, bityo umwana agakura neza atarya n'amasukari yo mu nganda, kuko ikijumba muri cyo hibereyemo isukari Imana yakiremanye. Imana ihabwe icyubahiro. Ndasabye Imana rwose ngo igende
eh, iherekeza ibi nkubwiye, wowe urwaye kanseri uzaze utanga ubuhamya ko wakize, wowe ufite ububyimbirwe, wowe ufite ibibazo bitari bimwe nk'ibyo navuze, uzakira uze ushima Imana. Ndabakunda, Imana ikandusha, nkwibutse gukanda like inshuti yanjye, kuki mugenda mudakanze like? Share na comment, rwose mujye mubikora, rwose tuzamure Inkomangiro TV igere hejuru cyane, sibyo? Murakoze mwebwe mubikoze, ababikoze rero namwe Imana igihira ibiganza byanyu, niko mvuga, ndetse namwe mubikoze aka kanya Imana ibahire cyane. Ndabakunda, Imana ikandusha.